oya nubwo wabuna mubi ntabwo ari ngombwa mwiza twicaye mu modokari ninjye uyitwaye ndayakije maze kuyatsa yanze kudemara imodoka yanze kudema ni kwa kundi ukata kontake igatangika ngo zinzinzinzinzi ibikanga avamo yari wa muntu akajya inyuma ku modoka agasukuma gutya nanjye nkafata feri nkakandajya feri nkajya hote nkaza kurekura imodoka itaka ikagenda asunitse bikanga oya ntabwo yakusunika bikanga iyo usunitse bikanga ntafite imbaraga se cyangwa asunitse vora washyiramo vitensi bikanga asunitse bikanga bitewe n'imbaraga zafite ubwo ngiye kukwizera Nzovu nyizera dukundane twigane dukundane nzajya kukwereka iwacu nyuma mbere iwacu ni no mu nka Nzovu ni mu nka abantu bose ariko abantu bose wasanga ugiye kwa ngo uri umukonyine cyangwa uri umunyenyanza ngo cyangwa ngo uri umugogwe ariko nje kandi mbikubwira muri iki gihe abantu umuntu wese ndi umunyenyanza barakwiganye ndi umukonyine abo bantu ko ari batatu kutavuze umunyamurenge umunyamurenge mugira inka cyangwa mwikundira kawunga gusa Yes, nizere ko mumeze neza cyane mwege mukurikirana Wisdom TV umunsi ku wundi aho muri mu bice bitandukanye tugaruka rero na Nzovu ariko kandi Nzovu meze neza habari gani ntago meze neza 100% maze iminsi ndwaye ndimo gufata ibyo bita kamitende ku mugana w'abarundi ndimo kugerageza gufata imbaraga kamitende ni iki Nzovu kamitende ubona ni nkuko umuntu yakubwira ngo umaze iminsi urwaye ariko imbaraga ntago ziragaruka ahubwo ndimo kugerageza kuzishaka ako niko bita kamitende okay umeze neza nawe meze neza cyane witwa ngo iki Agnes Nzovu uyu mwari wamubonye w'imetero ebyiri Agnes ubwo ba Agnes si Agnes mu gihe turage bavuga ba Agnes ariko iyo bageze Kigali ba Agnes uyu ngwe vuye mu cyaro yitwa Nyensi ageze Kigali bita Agnes sha ako banze mwitigeye Nzovu banze mwitigeye n'ufite ubwo sha ndabona nubwo umuriro wagenda mu nzu yasigara amuritse nese Nzovu wankunda se kugukunda tugakundana ariko n'Imana yavuze ngo mukundane kuko Imana ari iki ari urukundo bivuze ngo wankunda ntagukunda urakoze ntagukunda nkatereta nkagira gute nkagusaba urukundo waruma ibyo nibyo nyine step zose wazicamo ugomba kuzicamo none se duse twigendera aka kanya se aka kanya naba nzi ikikuzanya aka kanya ari iki wakimenya turi aka kanya tugahita dutaha ni wanje cyane oya jamais kubera iki ntago byakunda none se kubera iki kubera iki impamvu rega buriya iyo wakundanye n'umukobwa murabanza mugakundana mugafata igihe umwe akiga undi ukagenda nkakwereka ababyeyi nkakwereka mama se nta kuntu wabanyereka turi kumwe n'ubundi reka nkubwire nanjye ubwo ngubwo nanjye ukazanyereka ababyeyi bawe nkagera iwanyu ukabwira ababyeyi bawe ati dore umusore nakunze nguyu dore uwo tuzabana nanjye nkagenda nkabwira mama wanjye na papa wanjye nubwo namba afite nti dore umukobwa nakunze niwe uzambera urubavu rwanjye sibyo surumva ibyo bitatinda uragira ngo aka kanya duhite dutaha aka kanya dutahe tuve hano tugende oya ihangane nzabanza njye kukwereka ababyeyi nanjye unyereka ababyeyi bawe ubwo bivuze ngo urangati nubwo waba utabafite oya ndabafite ni amahire kuba afite wabanza ukanyereka ababyeyi bawe none se bakweretse muri telefone muri telefone oya namwereka bari bo oya Nzovu reka nkubwire ikintu ibyo ntago ari byo biranga umuco nyarwanda umuco nyarwanda kera muri make bivuze ngo urangati kukatira gusa nabanzi reka mbikubwe nabanzi ikikuzanya ari iki nabanje kuba umugore wawe ubwo se urabona muri iki gihe kera warabanzaga umuntu akiga ku mukobwa ukumva ko ari wa mukobwa wubaha ukamenya n'amasaha
agerere iwabo gusa nsanze twese tubana ukaba ari nka wa mukobwa w'igihomo ugera mu rugo saa 5 saa 6 imbwa zitangiye kumuka wiberaho mu tubari w'umusinzi cyangwa nanjye tubanya aka kanya nsanzwe ndi wa musore ujya kubomora indangamirwa ariko iyo ubanje kuncunga ukamenya ko mbomora indangamirwa ushobora kuvuga uriya musore n'ubundi nitunabana azaza anca inyuma n'ubundi agiye kubomaza indangamirwa ariko icyo gihe iyo umwe arimo kwiga ku wundi ukamenya ko ndimo kubomora ntabwo dushobora kubana ubwo bivuze ngo tubanze nyine tubijyemo twigane Nzovu uramwizera Nzovu so wamwizera ushaka ko mubana nese kuki ushaka ko tubana aka kanya ahubwo wowe impamvu ushaka ko tubana aka kanya ubwo wasanga ufite ya miziririzo yo mu miryango yanyu ahubwo impamvu nkatiye niyo mpamvu tumye nakwizera impamvu ni kwa kundi impamvu ushaka ko tubana hari abantu iyo wajyaga kurongora umukobwa wabo mugiye gukora ubukwe kugira ngo wenda ari byo bita gusohoka mu nzu basohoye umugeni bajyaga kumusohora babanje gukubita imbwa ikabwejagura iyo babita ababwejuzambwa babita ababwejuzambwa iyo urongoye umukobwa wabo iyo mbwa bateye bwejaguze uragenda ugakora agisida oya ni izina rya Yesu none se Nzovu fusi kaguca hejuru ubwo nawe wasanga uri muri abo niyo mpamvu ushaka ngo duhite tubana gutya twayibwezaguje mbere yuko twinjira mu nzu kandi ibyo babikora umugeni yasoye twakoze ubukwe none se kuko oya nk'ubu duhise dukubitana gutya tukabana ntago bayibweza icyo gihe imbwa ntago bayibwejaguza kuko imbwa bayibwejaguza umugeni yambaye ivara bagiye umusaje kumufata imbwa bakayibwejaguza bakayikubita ikamuka neza uko tuba duhuye gutya tugahita tubana gutyo iyo mbwa igihe urashaka ko mpita mpfa aka kanya ntago wapfa ahubwo n'ibitinda bazakuntwara humura nimba unkunda nimba ugera gute nanjye ndahari ubwo ngiye kukwizera Nzovu nyizera dukundane twigane dukundane ubuzima busanzwe nyuma mbere wacu ni no munga Nzovu ni munka abantu bose ariko abantu bose wasanga ugiye kwa ngo uri umukonyine cyangwa uri umunyenyanza ngo cyangwa ngo uri umugogwe ariko nje kandi mbikubwira muri iki gihe abantu umuntu wese ndi umunyenyanza ndi umukonyine abo bantu ko ari batatu kutavuze umunyamurenge umunyamurenge mugira inka cyangwa mwikundira kawunga gusa oya bagira bazigira ngo ndi n'umunyamurenge ubwo ni bane abanyenyanza abakonyine abagogwe abanyamurenge ntashaka ngo ndi umugoye ndi umushi none se wavuga ibyo utari byo cyakosha mana yanjye aho hantu haragowe rwose haragowe nawe ngo rwanyanza ingendo umunyenyanza wese wowe uri wagana ingendo wa Nyagatare uri witabagwe iyo ngiyo kwa yago cyane uri mushiki wese oya wasanga nawe umugore wanjye w'umukonyine umuzi ngaho nyumvira ubu se kandi twe tugiye gukundana ufite undi mugore w'umukonyine wari uhubutse sibyo mpamvu Nzovu ko sibyo ariko njye ntago tubana ariko nta bukwe twakoze nta mpeta namwambitse bibaye ngombwa ko dukundana muri ya nzira naguhaye ukanyereka ababyeyi bawe nanjye nkakwereka ababyeyi banjye Nyanza twabana ariko nanone umugore umureke njye ibyo bintu wanyemereye nanone reka nkubyize ukuri mwumwe kuri uri umukonyine cyane uzansabire papa wawe mama wawe biriya bita ngo gutera imishogoshoko oya ntabwo bazayitera kandi niba nayitera tuzafatanya njye nawe tuzafatanya iwacu zira ariko ntabwo ari nyinshi wa munyamakuru iwacu twebwe tumenyereye yuko ukwa inkimwe kuko inka ni nkeya Inyanza noneho ubwo ngewe mise ngira ubwoba mu bakonyine ngo batera imijugujugu gutya aho inkoni igeze bagapima inka nk'abasore babo ashobora gutera inkoni ikagira ikarenga hariya ugasanga hagiye nk'inka nka 50 yes
Subwa uziko uyu mukobwa inka 50 nose nk'umusore ufite imbaraga mu kaboko. Oya nawe atera yiyoroheje. Rega buriya ntago n'umusore ufite imbaraga ariyoroshye. Oya cyo kwa iwanyu ni baramuka bankunze. Umva bazagukunda. Nzatanga inka imwe. Ntego wanka imwe we. Nawe ujijishe uzana indi tubahebye. Nazawe. Inde zayizanira. Uze yagumira ku buryo yiko. Yes we Nzovu. Nese kwaza barimo kunkunda ibaza umukobwa urimo kwanga tubana kakanya. Mukibonana. Urumva atashyushye nk'isafuriya yacu. Ubitubushe. Oya ariko Nzago babahaze ngo ninshyushye. Nakubwiye impamvu nakubwiye ngo duhite tugenda. Erega abantu benshi baragukunda bakuntwara. Mbabara itonde nubwo bankunda ntawe uzaza ngo afa gusuza buri indangamirwa ko ari iza mukarana ijoro rimwe nimba ari byo bitanu mwavuganye ukayimuha. Ubwo ntago uzasubira mu ndangamirwa kwandabaza. Oya urugero. Ubu twararana ukijisha ukabugiye gatoya. Cyo ko uvuze ibyo nabyemera. Twararana ijoro rimwe cyangwa kumarana iminsi ibiri nk'ubomora warangiza ugafata inzu ugasubira iwanyu. Ese nanjye nshyize mu ndangamirwa zanuza. Neze ko wumva ushaka ko kuzirya kakanya. Impamvu nakubwiye ngo tugende nenda kugukiza zirandangamirwa. Ziriya uhora uzana buri joro. Wakwihanganye. Nihangane indangamirwa zikumare minuza. Twihe ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri. Aza iminsi ibiri agata. Ibyumweru bibiri niwe uzongera gufata indangamirwa. Wowe ntazo nasubiramo. Ntuzisubiremo ibyo byumweru bibiri. Niba uri busubire mu ndangamirwa duhita tugenda none. Oya naraziretse. Maze iminsi nararwaye. Mama Queen narabakatiye. We rero shyuha bukeya undindira. Nawe rero nuwongera gushyuha cyane ujya mu ndangamirwa. Ngiye kukurindira. Ntago ngishyuha cyane n'ubundi ngeze muri ya myaka yo gushitura. Ariko nabyo zabyihanganye. Arubwo urabona imodoka bayatsa ngo bagakata konake ikajya yizi bikanga byakwanga hakaza nk'abasore nka batatu bakayisukuma gutya nkashitura n'ibyo ngibyo nyine. Niho geze uzabyanganya kuzashitura shamise ndwara umutwe. Urimo kwitegereza humura. Ariko nta kibazo Nzovu. Linda tuzabana neza. Gakeya tuzabana neza. Uko gushitura nyine nzajya nihangana. Nawe ushobora gushitura. Cyangwa ni ukuntu nzajya ngufasha. Ntumva se. Iyo minsi agwaye urajya wanabyikorera. Oya kubera atari busubire mu ndangamirwa. Ndaba nihanganye ibyo byumweru bibiri yambwiye. Mama wanjye. Oya mbe ndi kure yiwe. We arabari kure Oya yavuze ko ariko niba ya minsi ibiri Nzovu imwe gutestinga. Oya ntarebe iyo ngiyo ubu turi mu rukundo. Reka banze ashaka no kubanza akagenda akabibwira ababyeyi akabwita ngiye nabonye umusore yarankunze nagiye mu mujyi wa Kigali ndimo gushakisha akazi bankubitaye n'umusore arankunda nanjye ndamukunda arashaka ko tubana kandi nanjye naramwishimiye reka nzamuzana mumurebe mwereke mama mwereke papa ubwo namwe ni mumushima umusore. Oya ikibazo ababyeyi erega uri umuntu wa mbere ushima aba ari umukobwa. Aba ari umukobwa n'ababyeyi babyanze. None se mu rugo barakubakira. Umva Patrick kamubwire ababyeyi umukobwa iyo bakwanze iyo uri umuhungu bakakwanga kandi umukobwa yaragukunze. Ahubwo niho havamo nkabira yarashatse gukora akakanya niho havamo kwishingiza. Ni umukobwa kaza. Ako ababyeyi ntago bakuza umuntu ukunda kameme. Ntago umubyeyi yakuza umuntu ukunda. Aremera mu muryango bakamuca mama wakamanga na papa we bashaka kuti ariko uriya musore turabona mutaberanye reka mureke. Ariko umukobwa we yaragukunze. Shamura abana pe. Kuko uri umusore ufite inzu araza mugahita mujya mute ufite inzu abana. Inzu se unese mba mu bihuru. Urakoze. Nje ntago mba mu bihuru nubwo naba ntafite yanzu yanjye bwite ariko ndakodesha. Ariko nge ndayifite. Urefite? Ariko sha. Nge ndayifite Nzovu. Icyo gize ukuntu nakwitwa umwinjira. Oya ntago ari umwinjira. Ahubwo iyo nzu yabwite se. Ubwo burongo. Ahubwo iyo nzu ukuntu twabigenza twayikodesha. Twamara kuyikodesha ikajyamo abapangayi ariko ngiye ukaba iwanjye aho nkodesha. Ahubwo mu nzu y'umugore. Ya mafaranga avuye muri ya nzu dushobora guhita tuyishyura yayindi cyangwa ya nzu hajya ubura umukobwa ufite inzu iwanyu bagusigiye cyangwa ya nzu kuko uba warankunze ya nzu ushobora kuyifata ukayigurisha amafaranga avuyemo
tugahita tugura indi ku ruhande. none se ubwo urumva n'ubundi byaba bitaniye ko n'ubundi amafaranga yabavuye mu nzu mubatse ntabwo biba ari umwinjira. oya ariko ibyo ntabwo uzi umwinjira icyo bisobanuye se ni umuntu winjiye mu rugo rwavuyemo undi mugabo urabyishe ariko ntabwo ndetse n'ibyadanje ntabwo ajya ko mu nzu y'umugore oya babyita umwinjira. ntabwo ari umwinjira iyo uyibayemo uyimusanzemo mugashwana akantu gatoya agusohora nabi. ariko ntabwo ari bose ngo fata ishati yawe ufate n'ipantaro yawe n'inkweto gusa nibyo bintu wazanye hano. Nzovu se umukundiye Nzovu ni umwana mwiza ni umwana se Nzovu ni umusore mwiza ariko ni ikinyarwanda nta ribi nubwo nshake nshobora no kuba ndi n'umupapa. none se Nzovu nta bana ufite ngewe nakubwiye ko nashatse umugore w'umukonyine turabyana ntitwabana nimba none se uwo mwana wazamuzanye tukamureba oya umwana ari kumwe na mama ni abana bane nta nubwo ari umwana umwe bari kumwe na mama wabo bawe banjye ubyaye abana bane none se ukeneye kubyara abandi none se sindi umugabo sinahita ncura aka kanya wowe tubanye nakubomora tukabyarana abana babiri bakaba batatu babahagije batatu twabishyura amashuri babandi banjye nabyanye ku wundi mugore ukabubaha ku buryo abo bana bari kumwe na nyina bazaba bazi iwanjye ukabakira bakadusura bakagira bati bakaza bakarara ejo bagasura kwa nyina. none se kuki baguma kwa nyina oya ntago iyo wamaze kubaka abana bawe urabiyegereza oya nanone nyina nawe aba bakeneye akajya aza kubasura kwa mukase mwaza murebana nabi hoya kandi si mwatandukanye se ariko nubwo twatandukanye oya ako kantu ntikabura mufitanye umwana abana bane ako kantu ntabwo kabura baca umugani mu kinyarwanda wowe uracyari umwana ngo aho yaciye ntabwo haca urwango. nubwo umugore mwashwana mwarabyaranye mugeraho hari aho mugera mugahura muhuzwa n'abana aho yaciye n'inyuma ni urukundo I think so si urukundo aho rwaciye niho ni urukundo urabona Patrick urabona nimba uri umugabo warabyanye n'umugore abana nk'uko mfite abana bane nubwo umugore mwamutakibana ariko hashobora kuba umunsi mukuru abana babatijwe bagize bate mama w'abana akagutuma cyane abana n'abana baba bazi nomero za se kamwe se papa ko ku itariki nize tuzabatizwa ntiwazaza mu mubatizo wacu ukazaba uhari aho ntabwo wabura kujyayo kuko of course n'abana nubwo waba ufite n'undi mugore wanamubwira mukajyana ubwira wa mugore uti abana bazabatizwa reka tujye mu mubatizo wabo kuko nimba abana bagiye kubatizwa bita amafaranga ngomba no kubagurira imyenda ngomba no kubagurira icyo abashyitsi bazanywa n'ibyo byose bikagira twenda two kuzambara bari kubatizwa n'umugore nawe mfite muri icyo gihe yajya no kubafasha ibyekeye guteka akajya gufasha mu keba ibyo ndumva nta problem ntabwo nzova mbufuira se nzovu se none se oya ibirori iyo birangiye wowe n'umugore wawe mubana mufata moto cyangwa mwamufite imodoka mugasura mu ngo zanyu ntabwo wafuha oya yafuha gute se mba ngiye kurara aho ngaho bagiye kurara nyine wajya winyabya nyine kandi aho yaciye nyine itahava oya ariko ibyo ni umugani baciye baba bagira ngo abashakanye byanze bikunze barongera kuki ujya wumva se ngo nk'abantu iyo babyanye bagatandukana kuki bavuga ngo abana bazabahuza uzi ko nta mugore wawe ushobora kumuzana icyo baba bavuga guhuza ni ibyo bintu by'ibirori biba bibaye abana nose ubwo Patrick reka nkubaze waba ufite umukobwa w'inkumi wabyaye ageze mu gihe cy'isabwa kirongorwa ntujye mu bukwe bwiwe kandi n'ubana na nyina cyangwa waba ufite umuhungu arakuze arambagije umukobwa ugomba kumusabira agomba no kwambara ingofero kuko aba ari papa wiwe uragenda ukambara ingofero ukicarana na mama w'abana ahubwo uyu nguyu ntabwo twicarana uyu nubwo aba ari we tu reka se mbikubwire zava aho nanone oya bazabitubwira
abakurikirana wowe wicarana n'umuntu w'umubyeyi nyine urumva njye mba afite umugore yego twamara kubyarana umuhungu wanjye agakora ubukwe nabyaye kuri uwo mugore tukagenda nkicara mu ntebe umugore ari we mama w'abana nawe araza akicara hano bakanyambika ingofero nk'umusaza bakama n'inkoni kugira ngo abakwe sinzi nimba babyita abakwe aho umuhungu wanjye yasabye cyangwa yagize gutyo namusabiye bakayegute uyu ngo araza bisanzwe agataha ubukwe nk'abandi bakamuterera intebe ariko ntabwo twicarana waba yicara inyuma aho ngaho kuko uyu nawe igihe cyo kwicarana tuzicarana muri ba bana tubyanye babiri nawe hari uwakoze ubukwe nawe wa undi nawe kuko umugore wanjye mukuru ni nawe bana uwo mugore twatandukanye nawe ntabwo yaza mu bukwe bw'uyu nguyu ngo twicane ngewe nicarana nande n'uyu nguyu wowe nawe akajya inyuma nawe akaza nko mu bantu bandi basanzwe urumva wowe uzaba ry'inamba ariko uzicara habiri nyine kuko mba nicaye mu bana banjye bagiye gushyingirwa aribo bakomoka kuri uyu nanone nkicara mu bana b'iwanjye twabyanye n'uwo mugore tutabana kuko burya umwana arakomeye ku babyeyi wabyumvise ndabyumvise abana babiri si uzabashobora kuko uyu nguyu yumvaga yuko ngo nubwo twaba tugiye kuri umugore tutakibana ngo uyu nguyu ariwe twakwicarana oya ntabwo twakwicara ariko mise mbyumva urumva n'ubundi ubutashye ubukwe kereka nyina yarapfuye wenda aho nyina iyo yapfuye nanone bashaka undi muntu wicara aho ngaho iyo wowe wumvikanaga n'abo bana banjye mwumvikana neza mugasabana hari igihe abo bana aribo bahitamo bakavuga iti uriya muka data yatubereye neza yagize gute nawe ukaza ukicara ugatega urugori rwose ukagira gute mu kinyarwanda ukagira gute uba uhagarariye mama wa ba bana n'undi uba uri nk'umubyeyi wabo ariko icyo gihe nyine iyo umubyeyi yapfuye iyo umubyeyi yapfuye nyina w'abana iyo yitabye imana wese ari wowe byagenda ariko nzovu urakuze ufite ubwenge nyine uzi ibintu by'abantu bakuru ubwenge nta bibure no gukura oya nyine afite injiji ntizikura ase nk'aho baba bayute koko injiji se zikura gute mu mutwe ari vide kwa kuboro nyine ubona asa ni igiki kijya gikurira uyu mwana si ushyushye uzamushobora kandi wumva wari ugushitura wowe oya nta kibazo oya nawe yakubwiye ko ako kazi bibaye ngombwa yakikorera ese ntabyo wumvise ntazajya guca inyuma se gute se numva nyine uzaba udashobora akazajya akikora azajya ahandi wowe urabona nose nk'urugero twaraguze imodokari ikanga nkagerageza kuyatsa ikanga ntashobora kuyivamo akajya inyuma akayisukuma nanjye nkahita nshitura wowe se ujya mu bindi ahise ajya kure kandi turi hafi none se Patrick tuvugisha ukuri ngende umubosi mfite imodokari kandi mfite umugore wanjye mwiza nkawe oya nubwo waba una mubi ntabwo ari ngombwa mwiza twicaye mu modokari ni njye uyitwaye ndayakije maze kuyatsa yanze kudemara imodoka iyo yanze kudema ni kwa kundi ukata kontake igatangika ngo zinzinzinzinzi ibikanga avamo yari wa muntu akajya inyuma ku modoka agasukuma gutyo nanjye nkafata feri nkakandagira feri nkaza kurekura imodoka itaka ikagenda asunitse bikanga oya nta kuntu yakusunika bikanga iyo usunitse bikanga ntafite imbaraga se cyangwa asunitse vora washyiramo vitensi bikanga asunitse bikanga bitewe n'imbaraga ze afite hari abantu baba batambuka ashobora kubona umuntu ati ndashaka kumfasha tugasukuma iyi modokari tukareba ko yaka kuko ariko wa wundi wo ku ruhande nawe ugiye kudufasha kugira ngo imodoka yake wo muha amafaranga mukubita nk'inote y'igihumbi cyangwa 2 ndetse umukobwa none agaseka ariko nzovu numvaga nibyo bavugaga uratangaje ariko ibintu turimo kuvuga ariko nibyo bibaho cyane ntuzumve ngo gushitura hari igihe byanga rwose imodoka ari ishaje nayo ko hari igihe batiri bishaje ariko iyo ishituye
ya batiri irajya gute barongera bakayicaginga kubera abandi bashituye. Nzovu ntibagutera ubwoba, tuzajya twishitura kandi bikunde. Ndamwishitura ni mwese mwivugaga cyane ajya mu imodoka. Ese wagiye ureka kwinjira mu buzima bw'abakundana? Nzovu n'uyu wavugaga sinzi ibindi imanje mu bijyanyemo, ariko ngewe byose bijya gusa. Urakoze. ntabwo muzi ngo imanje tuvuze gutyo mu buriri nabo barashitura. Dutanze urugero ku modoka. Ariko no muri barashitura. Hari umuntu washitura? Indi? Kandi akubwira ko ashaje asigaye ashitura. Buriya umugabo akenshi niwe bashitura. Kuko uzi impamvu se? Urabona nk'uyu mukobwa aracyari mutoya. Noneho ko akiri mutoya ashobora kubona nk'igisaza. Abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda ibisaza bifite amafaranga. Yewe amafaranga ndayafite narayishakiye. Noneho icyo shaka ni urukundo. Icyambere urukundo nanjye ndaruguhaye. Urakoze. Ibindi byose ntubisenge. Nzovu. Nta bugufi no ku bwawe ni ukuri. Komera. Umugabo niyubahwe. Niyubahwe cyane. Kandi duca bugufi ku bwawe. Muca bugufi. Niyo mpamvu buriya njyewe nkunda abagore b'abagande bubaha abagabo. Uzi ko aza kugusuhuza uri umugabo agapfukama. Nawe ubuse n'agapfukama cyane. Ni danje. Nzovu napfukama pe. Ako niringiye mbonera ko ibitewe n'ibyo narimvuze abagore b'abagande nizere ko nawe hariya iwanyu mu Mutara mwegereye Ubugande. Oya ni naho twaturutse. Nizere ko cya kinyabupfura abagore b'abagande bubaha abagabo nawe ariko natwe niko tumeza abana banyagato. Uba ariko nanjye uzanyubaha. Uri muremure uransumba ndi mugufiya ariko nungera imbere ujye upfukama. Ngomba kujya mpfukama nkaca bugufi. Tukareshya cyane. Oya ntago ari ukumusekerega ndishimye. Ni ukwishima ntabwo arimo kunseka. Iyo aza kuba atishimye ntabwo tuba twicaranye. Uyu ni wakangaye mu gihe ukundana? Nzovu se? Nzovu ni uwa kabiri. Uwa mbere se mwapfuye? Uwa mbere yagize ibyago. Yagize ibyago bihe. Yapfuye? Nzovu wikanze? Nzovu wikanga? Reka mbanje kunywa imiti da. Saka kanya. Nzovu tega amatwi nkubwire kandi unyumve. Ibyago si uko bibaho se. Umugabo agapfa? Yarwaye kanseri arapfa. None se kanseri ni umwaka? Wanyweye imiti se? Oya nta miti nanyoye. Reka ngiye mbanze njye kunywa isubyo. Ibyo babyita ngo nimba ari akanapfu. Akanapfu kuba uri umugore barapfushije umugabo. Ntabwo nge nashatse yari boyfriend wanjye twari tutarabana. Oya ntabwo byose ari kimwe. Oya ntabwo ari kimwe. Mwebwe reka hatankwibariza. Mwe mutarajya mu buringo mu gihe ibyo mukora. Mwe muri mu rukundo. Bari mu rukundo. Uwo musore akitaba Imana bira nta kibazo. Ariko ahantu biba bibi. Yabagana kure urumva nabaga mu Rwanda ba muri Canada. Reka bigusobanurire. Ibyo ubu. Oya twavugana. Kuvugana video Patrick. Ibyo nta kibazo. Iyo ukundana n'umusore akitaba Imana mutarabana nyuma ugashaka undi mugabo nta kibazo. Uwo mugabo mushakanye nta izo ngaruka ntabwo zimugarukaho cyane. Ariko nanone iyo mwaranye mu buriri mwaranabyaranye umugabo akitaba Imana hari imiti wowe ubanza kunywa ukicara no mu ntebe ya kinyarwanda ukanywa umuti ukitsita undi mugabo mushakanye nta kibazo. Ntabwo twari twakabanye twari tugikundana. Ibyo nta kibazo ntabwo ibyo byambuza kukuboma nangize ubwoba. None se yarapfusha umugabo ntabwo mwamukiryamanye? Uwo mugabo wapfuye bararyamanye bafitanye n'abana. Kireka ngo yarabanza akanywa imiti. Bivuze ko utashaka umupfakazi? Umupfakazi kekano yaranywa abapfakazi se niba bashaka baba baranyweye imiti. Ndavuga nyine wowe wamushaka? Ngewe yaranyweye imiti yamushaka. Umupfakazi yarapfushije umugabo. Urabanza ukamenya ikisha umugabo we.
Ubyo hari icyo wasanga cyamwishe n'umushaka. oya baravuga ngo ntuzace ku rugo rw'umupfakazi utamubajije ikisha umugabo wiwe. Umaze guca nko ku ngo zingahe? Njyewe se cyangwa umukobwa Wowe ku ngo ibyo by'ingo zapfushije abagabo ntabwo nta nubwo ndanazinjiramo. oya niyo mwahura nakubwira ko yapfishije umugabo uramubomora. ubwo icyo gihe nabanza nkanywa imiti ariko oya ntabikubwire ntabikubwire atabikubwiye se nubimenye. umenya ko buriya nawe se ubwo mwamutanye mu ikaritsiye ntumenye ko yapfushije umugabo. ubuse ko ntuye Kimisagara harya utuye Igikondo ukaba utuye ariko ni hafi. ariko nanone buriya nanone Patrick buriya iyo ukoze ikintu ntacyo uzi ntacyo gitwara. nose nk'indangamirwa izi ngizi zitega ku muhanda ziryamana n'abagabo zize hanyuma igihe ziryamana n'umugabo wapfushije umugore ariko kuko ya ndangamirwa iba itabizi bagenda bakaryamana nta kibazo biriya. ikindi uko wakora ikintu ukizi uwo muntu umuzi ko yapfushije umugabo. kwa kundi bajya bavuga ngo umuntu yica ibintu abizi. ubizi nta kibazo. oya ubizi nyine utabizi oya ukajya kuryamana n'uwo mugore yaragize ibyago yarapfushije umugabo ariko mukajya kuryamana ntabyo uzi nk'uko uyakubwiye ati njye mba Kimisagara nanjye mba Igikondo. none urabona nimba aba Kimisagara amakuru ye ntayo mba nzi. nawe uri Igikondo simba nyazi nawe ntabwo uba uyazi. uyu yarapfushije umugabo ntabyo mba nzi cyane nanjye iyo napfushije ngiye nkamubomora iyo myaka ntabwo inkurikirana. utabizi ikintu uko ubizi ni uko ubizi. iyo ubizi nibwo bizana umwaka. niho ubanza kugira gute kunywa imiti. gukora imigenzo itagikora imigenzo hano batakita. ega buriya nibyo bavuga ngo kiliziya yakoye kirazira. Ushatse kuvuga iki? Kiliziya nyine yakoye kirazira baba bashatse kuvuga ko ibintu byose byanduraga. neza ko bavugaga ngo iyo umuntu yamenaga igisabo cyamugiragaho ingaruka ubuse bisaba ntibabimena ubuse hari ingaruka zigitera. nk'urugero 94 muri jenoside yakorewe abatutsi ibyasi ntibyamenetse ntibyamenekaga byaramenetse. none ugira ngo bariya babimenye kugira ngo icyo babaye nta na kimwe. ariko kera iyo wamenaga igisabo yega we byabaga ari ikizira kikazererezwa bumvaga ko ukoza amahano. bumvaga ari sakirarego. Sakirarego hari za kirazira zihoera shantazo nzi nzovuye umugore ugiye gushaka cyokora nzi ko ese kirazira nzi n'izihera shantazo nzi. cyokora nari ngo hari ibyo bajyaga batubwira ngo kirazira nyine guca inzara ninjoro ngo kirazira ngo gukubura ninjoro. ibyo barabeshyaga baravuga ngo ngiyo umuntu akubuye ninjoro ngo no kuvugiriza ninjoro ngo bukurura inzoka. izo nizo za kirazira nzi. izo ni ibintu twishyiragamo cyane nzi ko bavuga ngo ubona nko mu giturage ahantu habaga haririmbiye aho hafi amarimbi yabaga yegereye aho hafi y'ingo cyangwa bakakubwira ngo nimba utashye iwawe biba ngombwa ko inzira iranyura mu irimbi ngo uratambuka ngo amadayimoni ngo agukubite ngo kerekane uba witwaje isitimu. abantu icyo gihe bagendaga bitwaje amasitimu ngo buriya ngo umudayimoni atinya urumuri. mbese amarimbi hano mu mujyi wa Kigali ntibayanyuramo. reba nk'iririmbi rya Nyagatovu ntibaricamo, irimbi rya Kimisagara ntibaricamo, na Rusororo barahatuye, irimbi ryo mu Busanza nibwo byuzuye ntibaricamo n'amayira. Rusororo bira ntacyo bitwani, ni ibintu twebwe twishyiramo tugafata nimba umubiri w'umuntu barawushyinguye tugakeka ko yavuye ari mu ikindi kintu tukabyishyiramo. Ni imigenzo ni ibintu twishyiragamo. Hari ibivango byari bigukurikiraga aho Patiri waba winywereye icupa ryawe wasinze ugenda uhirima wikubita, hari n'igihe ugeraho mu irimbi agatotsi kakagutwa ugahita uryama mu irimbi. Noneho wakanguka mu gitondo ugasanga uri ku misaraba n'amazina ukavuga Imana yanjye we. Nese ubu nta bantu badafite aho barara. Urabona amarimbi aba arimo ibiti nk'amarimbi amaze igihe,
umuntu udafite aho arara akagenda agafatamo ingangi akiryamira mbese abiki ntabwo nyine hari ibintu abantu bitaho bitari ngombwa ikintu cyose iyo wakishyizemo kikubaho ni igiki wigeze kwishyiramo nzovu ngewe imyumvire wari ufite yahindutse ni ibyo byose byo kuvuga ngo ntiwaca mu irembe natwe cyangwa tukiri abana ibyo bintu twarabitinyaga ibintu byose abantu bishyize mu mutwe twarabitinyaga tukagira nyine biraba ariko ngo ibyo ngibyo ngewe ntabwo byambaho ubu ngubu irimbi naricaho nagira gutya umwana w'umubyara naza yuzuye nzovu oya umubyara burya umwana aza yuzuye kuko ubundi hari umubyara ni umwana wamubyara umwana no mubyara wawe mubyara kandi kubwire abari umwana wa musaza wawe ni nk'uko urugero ngewe ndi umupapa sibyo nk'urugero ngewe ndi umupapa uyu ni mushiki wanjye ubwo si mushiki wanjye abereye iki abana banjye si masenge noneho abana bawe n'abanjye nababyara none uba abana wa mwana uzabyara nanjye uwo nzabyara wowe ushaka kubyara umukobwa njye nkabyara umuhungu wa muhungu wanjye ashobora kurongora umukobwa wawe nta kibazo ahubwo ikintu kizira ku byerekeye abishywa nicyo kintu kibi abishywa harya ubwo ni abaki ni umwana wa mushiki wawe cya kintu kirazira kikaziririza bigenda bite urumva ni bya bindi nyine akenshi iyo bashaka no kubyana ntabwo biba ari byiza umwishywa n'umwana mubi cyane niyo mpamvu bavuga ngo umwana ubere umwishywa wawe ngo iyo arize ni na bibi ariko no kubeshya ubuse ntashobora kurera kandi ntugire icyo none se abaho atarira se cyangwa ugasanga barakubwiye ngo umwana ngo wamushiki wawe ngo kujya kumuterura ngo banze umupfumbatisha amafaranga ugasanga kandi ntawe wifitiye ngo nutayamuha ngo uratitira ngo urasusumira hano ibintu babeshya ni ukubeshya none ko abandi batigeze nuko abantu ahubwo ndeba ubuzima turimo buriya mvuga yuko gususumira ni amaraso make umuntu aba afite bitewe n'ubuzima turimo nanjye hari igihe mfata icupa rya nosi nkamera gutya nkasusumira kuko icyo gihe amaraso aba ari makeya ni nk'uko ushobora guhagarara ukumva ise yaragufashe waba uri hafi y'uburiri ugahita wikubita ku gitanda ukirambika ugatangira ukongera ugakira ku buryo kuramutse utinze nimba utangiye kugira ibintu by'isereri ushobora no guhita wikubita hasi biriya bikomoka kuki ku maraso niyo mpamvu bajya bavuga ati buriya umuntu akeneye imbuto ibinyomoro akaji ukavuga iti nimba uri iwawe fata inanasi uyikatagure ufate beterave ubikatagure byose ufate isafuriya yawe ubitogose bishye ufate n'isukari ushyiremo nurangiza ubiyungurure ushyire mu kajerekani kawe mu gitondo buriya mu gitondo aho kugira ngo unywe icyayi ufashe akarahure ugasuka ya ji yawe ikozwe mu nanasi na beterave ukakagotomera biriya bikugarura iki amaraso nibyo n'ubundi amasaha ageze iwandabaga nzovu se nzovu uve ku ndangamirwa nicyo nakubwira ubu utazambabariza umutima oya nta mutima wawe nzakubabaza numvise kuba Kimisagara niba ngombwa muri wikendi ubwo tuzatangira kuwa mbere ngewe nzakujyana muri zaga kwa Clement Kimisagara ndumva uri hafi yayo nzamutembereza yaba anywa agasembuye yaba anywa agafanta bose nzamujyanayo inzoga oya azanywa agafata nta kibazo n'akaburushete rwose ndafata nomero yawe rwose ibyo nzabigukorera nta kibazo kabisa sawa dusezere abadukunda ni benshi nuko amasaha dufashe ubundi twaganira bugacya tugatarama nk'uko abantu bacya bataramaga ubu natwe niko kwacu
ibi nibyo ni ibya kizungu byo gutarama. Ubu ngubu nta bantu bagitarama, ariko kera umuntu yarataramaga, hari urwagwa, hari iki, abantu bagasoma bagahuza urugwiro. Natwe twagize mu bintu bya kizungu, mu gihe cya cyane nta kamera zabagaho. Natwe igihe cyo gutarama ni iki ngiki. Bye bye, abadukunda Imana ibarebe icyoroshye. Hasta la vista. Mwakoze kudukurikirana.